ibyo bintu byabayeho ntibiteze no kuzabaho kandi mfite n'umuntu nabibwiye w'inshuti ye ndambwira ngo Kimenyi ntago ari inzozi za buri mukobwa wese i Kigali nimba babihakana bambwire nza nizo nuzi we Brian ntago ibyo bintu kare nabikweretse man uziko Muyanga ari hana kakanya nako ndamubaza the same question ntago nabikweretse nkakubwira ariko naga hari namubwiye yuko unuza atari inzozi Kimenyi atari inzozi za buri mukobwa wese i Kigali ntago jewe ari mu nzozi Brian avugana nuza na Muyango Brian ngumbabari uzi reka buriya izi conversation Brian afite zirimo byose ndahari buriya wambari ugashyize conversation hanze zose kandi zikava mu rujisho guys mwatapinze isi batatumanura mwatapinze taponde Brian turagutegereje ndaje mani nimwe bemuvuga okay kwa tuvuga mbira abantu mutapinge screen muri biyo muyikunde ni mukuri bitangaza haleluya ukuri bisa nibitangaza tugende mutapinge screen reka twumvise none se keza kama mwani keza yari even ubwo ni mani cyangwa ni kwakubeshya nagasa namwajije umugore wese umva Godfather wowe hari record nkoherereje uranyumva yizane nyikinde okay umva mbanze nkubwire oya keza imboro bavuze kuyizi ni nini mwumbuye intare ndakwiyamye wawe umva nkubwire wowe dindira nyine mubwire Godfather we kumva neza cyangwa ndakumva ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu uyu mugore aje akivugisha aha ngaha yamenyereye kwigira innocente uranyumva neza Imana ishimwe bwo none haje akanavuga akababuze ikintu anshinza izo odi ugiye gupeyinga zumvikana n'ubundi bwa mbere anshinza ngo yarazi ko ngewe mwanga ngo yarazi peyinge mwumve noneho Saidi yiwe Saidi yanjye none twebwe nimba mukunda Imana mukangashitani mumina praying uko nziguhaye arebye ariko abantu amatwi mu muting bamwe ngo buryo Imana kintu bigera mbona ko ibyo bintu birenze sibyo okay ubwo yenda ibyo twazabiganiraho ariko nusanga uzasanga amakosa ari ayawe okay ntacyo ubwo ibyo tuzabifatira ikindi gihe none ikintu gitumye muhamagara sibyo ikintu gitumye muhamagara Shamuya ubu nababaye kuva cyagiye nyuma ya koru umpamagara nababaye numva mbuze n'ikintu nakubwira pe cyane kare kumanywa none ariko bigeraho bigeraho ngaho rero numva kwihangana biranze ko haje n'umwana wanjye urabizi ukuntu wamamagaye umbwira ngo bakurikodinze yego urabizi ukuntu wamamagaye umbwira ngo bakurikodinze muya natinze nk'umuntu wakugambanira cyangwa umuntu ugize ikibazo ko bakurikodinze ashaka kukurwanirira sibyo aha sinavuze ati umbwire uwo mukobwa kurikodinze ngende mugukurikire sibyo ese bijya kugukubitira umuntu wakurikodinze ariko wifuriza ikibi umva mubwire muya sibyo yewe wavuga ngo nawe ndi kurikodinga bavuga ko nari kurikodinga ntawe mfite kubijyana kubera ko ngewe nababaye kubw'ibyo numvise ngambwira
wanyumvishije ko ari ngewe wari uri kuvuga ibaze ko ari abantu barimo kuri kodinga yambaranye ngo ngira ngo ishyari urumva ngo n'umwana ngo yambazaga iby'umwana ngo nta kintu na kimwe ngo azi urumva yanyibarishwaho ibintu by'umwana akantu kose ngo anyibarisha urumva narinde ko nari twari twaba hari ikintu kiri kwanga uretse kiri kumwana buriya ngo wifata ngo niyo ngenda ngo wifata ngo igata umwana ngo ikagenda ngo yataye umwana ibyo ni ngombwa nibyo muyangewe buriya nsigaye nirinda guhubuka sibyo nsigaye nirinda guhubuka niyo mpamvu ntigeze nkuhamagara ku manywa nabanje mfata umwanya nyine wo gutuza nkarinda dawe sibyo yego ushobora kongera ngo ni nayo mpamvu njye ndimo ndashakisha uriya mwana anzaniye buri kintu cyose navuga nawe ibaze ko nahamagaye abantu bose nzi ko yaba yaramwitwa rwose ndetse muya kuki waba uzi ko niba ari uko wamvuze kubera icyo ndetse mubwira kujya kuri wowe sibyo kandi nabwo ntabwo nabivuze nari kukumbaza ikibazo ndetse gutekereza regardless nyine ku bintu nanjye ngira nigeze kumva bikambabaza akavuga ko ngenzi kumvugana na Keza ko mara kuvugana nawe ntacyo uko tuganira mu bari baravuga neza wayi kubera iki Keza nyanga mani nkajya mbona buri munsi mbibona bambwa kuranye bikambabaza ejo rero uriya mwana byagenze ke niba utanaze byagenze kuko wowe nimugoroba niba naguciriye muri makeya sibyo apase iyo yarazwe yamaze no kwikora ukumva hanyuma nanjye mfite inusa yiwe ariko gihe arimo nabwo ko ibintu byose ariho bitangije araza Brianna jewe nzane umukobwa wanjye Brianna umenya ko umusore wanjye Brianna umusore wanjye Brianna jema akakade kawe turumva audio gute uri kuyivugiramo umusa ihangane turangize kumva audio Keza muting waretse tukumva ko reka twumve audio Brianna ni network Brianna ongera uzamuke iyo ufunguye mic byonyine ugafungura mic audio ziri gukena ntabwo abantu bayumva reka ihangane gato ntabwo uri butinde hanyuma nyuma nkabona aramvugisha aramagara akamaza nk'ikintu cy'umwana ibintu byinshi ariko ubu ngubu Keza turavuga ku izina ry'Imana ke ntabwo nshobora muya njye sinigeze rega ndeka kukuvugisha ahubwo yenda kubw'ibyo bintu wowe watekerezaga ntabwo naba nkuvuga ngo mpindukire nza kubaza ibintu by'umwana wanjye uranyumva wakabaye waratekereje nk'umuntu mukuru umunsi twahuye uri kumva ke urambwira akabwira ko sitemane mu muco ni ukuki Keza yambwira kandi mbese nyine nagutumira mu bintu by'umwana wanjye ntagukunda mbese kuki nawe nk'umuntu mukuru utatekereza kuvuga ati abantu baza bakavuga ko Keza mvuga Keza karenga akambaza ibintu by'umwana we Keza karenga akantumira urumva ko umunsi wampamagaye kimwe n'isi umushuti wawe bazi ko umunsi wampamagaye ndi kumwe nawe twakundi nari cyane kuri loudspeaker naje atanga ngo kubitsa abantu bameze gutya Keza ibintu buri munsi uhora uzi ukamundegera ni kubera iki Keza aba ari kuguhamagara ari amasaha ijya kwibura niba atamukunda kwizera niba mubesha uzabaze kiri ejo uzamuhamagare none se ko wumva ari wo reka mbwire muya wowe sibyo nimba buri munsi nkahora mwavuye havuga mani ibintu nimba wari umwana mwiza muya kuki utanyegereye umbaze sibyo Godfather ibyo bivanye no mu mana okay uretse gato hanira tugiye kumva ya kabiri bivane buriya zamuka ngiye kumva audio ya kabiri ubwo se ibyo izo shaman ndumva nawe iyo ni ubugoryi nubwo bugoryi bwa meno muri gato kumva nawe ikizima ngiye ndi gufata bose n'abantu baganira biraho mana what the fuck Igo umva mubwire Godfather wamba bari ugashaka uburyo kumuyangara zano gute koko wakongeye ukamuhamagara ibyo bihoto biri pouring bro banza wumve mani nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo muyango pase uri kumva God damn it no Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo ku nkeke amubaza ngo nase ngo muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza okay twumvisha audio y'uruhande rumwe twakumva indi audio y'urundi ruhande buriya wayiduwa ndi kumva nimba narashaka kumutangamo ndumva ubwo n'ubundi asanzwe yitangamo
kugira ngo ukareka niwo wasaba kumutisha Keza nawe nyine musharinge live mwese gato guys musharinge live wa mukobwa uretse gato nyuma y'ibi ngibi reka twumve icyo Muyanga bivuga ariko ubundi mwamaye nayo record nigeze kuri code gatege turi guhamagara ari kumbwira uretse gato muretse Muyango ibiro bibutse ko ibintu byose twavuze ari rumors uretse gato Muyango nyuma y'uko wumvishe ikiganiro wagiranye n'uyu nguyu ni gute uvuga ko uyu muntu yaguhemukiye hanyuma mukagirana ikiganiro kimeze gutya? erega abantu iyo bajya gushwana abana bayinshuti ariko reba kuri WhatsApp ndakumva ndahareba kuri WhatsApp yawe audio guhaye okay ngiye kurya so abariyo nkina uretse gato ariko mbere yuko yikintu mubwire story ntoya yego Keza ntiyavuze ko ari ahantu yamaye akazi yego guys mutapige screen yego yarakamaye ariko akama afite impamvu akamaye ni yihe Keza yarambwiye ati ngwino ujye mu kazi arambwiye ati ndakwinginze ngwino ukore nanjye nshaka umugati w'umwana ku mafaranga baguha ubeho make ndabwagiye ibyo nta kibazo ndayakoherereza umuntu wakoze genda mu kazi birarangira nyimara kuva mu kazi naragenda akora birarangira n'abantu banjye turataha nyiva mu kazi umunsi ukurikiyeho uwo muntu akajya ahora ampamagara umunsi wa mbere yampamagaye ndamwitaba ndavuga umuntu wambaye akazi nditaba arangije arambwira ngo none se ngo twabonana ryari ngo tugasanga ndambwira uretse gato ndaza kubwira mpamagaye Keza ambwira ati sundi ubu tuvugana uri ndamubwira ati muri salo ngo mbabara ndakwinginze njye gushyira kuri conference ngo umuntu naguhamagara nta mafaranga mfite njyewe uze kugira gute uze kumpa kuri utwo dufaranga message ndazifite z'amafaranga namwohereje ubwo arambwira business nagiranye nawe ituma mwohereza amafaranga nawe akanyohereza amafaranga birarangiye uwo muntu ni umuntu arampamagaye rimwe simwitabye kabiri simwitabye gatatu simwitabye mfite n'amachat mfite n'amamessage mfite n'amakalls yose ndabifite iyo niyo ntandaro ya mbere kugira ngo njyewe njye kurakarira Keza kuko uwo ni umugambi sinzoba ucuze bari kumwe ariko ibyo ni ibintu yashatse gukora kandi ndabimenya yashatse gutangamo umuntu ari magambo mu kinyarwanda cyumvikanye yashatse gutangamo ibyo ngibyo arimo aravuga ngo ujya ngo gutangamo passe ngo uko ngo n'ubundi ngo nizo gahunda zawe oya Umuyango wumve yego muri none se atari pase Dekati nimuvuga tuje ari kuri koro ntabwo ujya kiza kumwumva mureke tumube mu mubaze nyuga reka mbwire ko binarangire nibyo byose bisireho sibyo Keza ni umuntu wahereye kera amwiga hasi no hejuru abo ngabo urimo uravuga ngo ni inshuti zawe ngabo navuze abo ni abantu bose bagiye ntumaho inshuro nyinshi ntukabona umuntu atarimo araza ngo avuge uvuge ngo umuntu ngo yatinye ngo nakaryarya ngo nakinavuze ngo ndabizi ngo mushaka mwese kumva ngo hahiye nta kibazo reka tubahe sho sibyo Keza birarangira ibyo bintu byabaye ibintu birebire hahandi njyewe nabwiye n'umugabo ndamubwira reba ibintu Keza arimo arankora biba ngombwa ko duhamagara uwo mugabo audio nayiguhaye urayishyiraho by the way ntabwo nari nzi kuri codinga Keza warakoze kubyo bintu kubinyigisha uri umudanje kabisa icyo kintu cyo ndakigushimira kizi neza cyane uko sizi ngo abaganga amavideo y'abagabo ngo ufite ngo bambaye ubusa ngo uri gukangisha ngo baguha amafaranga ngo ibyaye ntabwo njya no kuvuga ibyo ukora kozi wowe sizi niba wowe niyo urya so byagenze gutyo birakomeza kugeza hano nandikiye umugabo ndamubwira ati bro ndakwiyamye ntuzongeye kumpamagara izo message zose ndazifite ndazibaha muzishyiriho nimushaka uzereka abanyarwanda so icyo nicyo kintu cya mbere Keza abanje gukora kugira ngo abone ukuntu aza yinjire hagati yanjye n'umutware wanjye lemeseye uko biri so ntabwo ari aho gusa Keza yarangirije yakoze ibintu byinshi njye bimwe ntashobora no kwibuka bimwe ntashobora Keza record zanjye icyiza gihari ni uko ubizanyemo umugabo wawe buri kantu akajya kubaza ibyo ashaka ko wumva
uri kuvuga ibijyanye n'abagabo umugabo wawe we niba ku giti cye yivugira kuzana byinshi byawe uri kumva sogera ntabwo nari mpari kugira ngo nze muri coding bla 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 nze nereka abanyarwanda koze ntabwo ndushaho byanze mbishatse na Instagram ngashiraho nkajya hose YouTube nkajya ibiganiro byose uzi ikibazo kirari hano hantu se ariko rero bakabya urimo urarengera n'abantu bagukunda babimenye ko urimo umva nkubwire Godfather mbikubwire aka kanyuma kubyumva nukuri ntago ari byo kwiyemera ikibazo kimwe cyangwa kukubaza uretse mbikubwire ngiye kimubaza